Shambere ubundi intambara ya Haramagedoni yarabaye cyangwa ntiraba? Ese iyo ntambara izaba ryari, izabera he? None nkawe uzi aya matandase yose ko ari atatu uyahuje yose hamwe, ese ibi byago birindwi bizaba itorero ryarazamutse canke ibi byago birindwi bizaba itorero rikiri hano mu isi? Pasiteri, ijambo Gogi risobanura mu ntambara izaba imbarutso bavuga ko ayo moko ko ari atatu: Irani n'abatirike n'abarusiya bazagira uruhare rukomeye muri iyo ntambara yo gushotora ubwoko bw'Imana Isirayeli. Gusha kw'abanyabyaha ntabwo rivuga ko bazasha ngo bashire, vuga ko bazasha kuko ari umuriro w'iteka. Umuriro w'iteka bisobanura ngo uzabotsa iteka ryose. Ese Gogi itandukaniye he na Antikristo? Y'intambara ya Gogi na Magogi hazabika Reka musuhuze nshuti, nizere ko mumeze neza. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Uganda, Kenya, mu Afrika y'Amajepfo, abari Kongo, abari muri za Mozambique, abari muri za Malawi, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, shalom shalom inshuti zacu. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, turabakunda mu inshuti zacu. Abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Australia shalom shalom, turabakunda. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe na Dr. Revera Pasiteri Mpazire Guraho. Dr. Shalom shalom, umeze mute? Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbarize neza ijambo ryawe. Wemeye ko turyamamaza muri aya masaha. Abari kure n'abari hafi bose bariteguye kugira ngo bakire ubutumwa bwiza buhindura. Ndagushimiye ko uratuyobora kandi ugasanga imitima y'abantu bose bumva ubutumwa bwiza kugira ngo barusheho guhinduka, abandi barusheho gukomezwa kugira ngo bamenye ukuri mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze Pasiteri. Ubushize twaganiriye hari ibibazo twakubajije ku bimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Iki ni cyo cya kabiri ku bimenyetso biranga iminsi y'imperuka, ku bibazo twateganije ko twakubaza cyane ibyo abantu benshi bibaza ku minsi y'imperuka. Shambere ubundi intambara ya Haramagedoni yarabaye cyangwa ntiraba? Abantu benshi bavuga ko yabaye, abandi bakavuga ngo ntiraba, ariko hari ubuyobe buja buba mu bantu. Y'intambara ibaye ngo muri Sudani bakavuga ngo iyo ni Harimagedoni ya mbere, intambara yaba muri Kongo bakavuga ngo ni Harimagedoni ya kabiri, intambara yaba mu Burusiya no muri Ukraine bakavuga ngo iyo ni Goge ya mbere, intambara yaba muri Hamas hamwe hagati ya Hamas na Israel bakavuga ngo iyo ni Goge ya kabiri, ariko cyangwa Goge na Magoge, Goge. Bamwe bavuga Harimagedoni, abandi bavuga Goge, ariko babyitiranya kandi babishira mu bihe bitari byo. Ziriya ntambara zose ziba ku isi tubona muri Matayo 24 umurongo wa 6 n'uwa 7 ni bwa buhanuzi buvuga ngo ku isi hazaba intambara n'impuha z'intambara. Intambara zirahari, ari naho babesha ko hari intambara zidahari. Ibyo bishobora kuba buhanuzi bw'intambara ziri ku isi y'umunsi wa none. Ahandi bakavuga ngo ubwami buzatera ubundi bwami, ishanga rizatera irindi shanga. Nibyo biri gusohora uyu munsi hano ku isi. Ntabwo turagera mu gihe cy'intambara ya Haramagedoni. Noneho muri make nubwo benshi bavuga ngo ni ziriya ntambara, ariko intambara ya Haramagedoni ntabwo iraba. Urakoze Pasiteri. Ese iyo ntambara izaba ryari, izabera he?
ba William Mirere, ibyo bita itorero rya gikristo ry'abadivantisite b'icumweru, ba William Mirere bo bavuga ko iyo myaka igihumbi ko yatangiranye no kuzuka kwa Yesu Kristo, intambara ya Harmagedone izakomoka ku mbarutso yo gushibuka k'umutini byanditswe muri Matayo 24:32, aho bavuga ngo nimubona umutini ushibutse bisobanura ngo kizaba gishoboye ikintu cyitwa guverinoma siyoniste, gutahuka kw'Abisirayeli bose batatanye mu mahanga bakagaruka mu gihugu cy'iwabo, ubwo bizitwa gushibuka k'umutini, ariko gushibuka kuzemerwa n'urusengero rutarubakwa. Kubera urusengero rutarubakwa n'umusigiti ukaba utarasenga, ariko bikaba biri kuri gahunda y'Abayuda, kandi bo banze kurusenya umusigiti ku ngufu bategereje ubushake bw'Imana ngo Imana ubwayo izababarira urusengero rwayo. None isenya umusigiti kugira ngo wubake ni ikinyoma barikesha, ariko abapose b'Inyarwanda bavuga ko imbarutso y'intambara ya Harmagedone izaba gushibuka k'uwo mutini, ariko gutahuka mu gihugu kw'Abisirayeli kandi bakubaka urusengero ahantu. Ubwo ni imyizere y'abapose b'Inyarwanda, ariko ntabwo aricyo kimenyetso ntavuka izaba imbarutso, niko bemera. Ariko icyo nemera ni uko nyuma y'icyago cya gatandatu cy'ibikeri, iyo myukiro byabo bizateranya abantu n'ubu bwihangange ikabihuza kujya mu ntambara, bikongezanya kimwe gikongeza ikindi, ikindi gikongeza ikindi, bose bashyigikira impande zombi z'urubyaro rwa Aburahamu. Ni ukuvuga ngo bizaba nicyo kimenyetso, bivuga ngo bizabera inyuma y'igitego Yerusalemu Aziya, ariko igihe nyuma y'ibyago bitandatu ariko byashyuwe 16 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho 12, aho batangiye kuvuga itatu n'ibi bisa n'ibikeri baturutse ku bisebe, imigezi, amasoko, inyanja, izuba, umwijima, ibyo byose byamara gutambuka bakabona kuba imbarutso y'iyo ntambara. none muri abantu barukiye muri abakomisiyonalisite n'abaminalisite barukiye, abari mu kuri n'abana Byose bari mu kuri ariko bakabyumva nabi, bose bari mu kuri ariko bakabyumva nabi. Iyo badashoboye kubihuza ntabwo bandasi imwe isoko igarukira mu nzira ikaba nk'igice iyo utabihuje. Bivuga ngo bose bari mu kuri ariko bakabyumva nabi. bumva nabi. None se kuvuze ko hari abavuze yuko umutini Abisirayeli nibagaruka bazaba ari ikimenyetso, ubu deja bo barazi yuko ibimenyetso byarangiye. Ntabwo ibimenyetso byarangiye, ni ukuvuga ngo umutini gushibuka mu gihugu twazaba kuba gutahuka ni intangiriro yo gushibuka, ariko ubwo ni ukuvuga ngo bamwe niba bose benalise bavuga ngo uwo mutini ntuzaba imbarutso, ni uko bavuga ko urugamba rwo gusenya umusigiti nyine bashira urusengero ruzatera impagarara ku isi yose. naho abandi bakavuga Abandi bo ntabwo bavuga ko uwo mutini, kuko abaperenesi bavuga ko ibi byago birindwi bizaba, itorero ryararangiye kwamburwa, ntabwo batsimbarara ku gushibuka k'umutini. Kubera ibyago birindwi kandi bizaba ku isi, itorero ryarazamuye, bivuga ngo ubundi birareba.
kuzamurwa, ubwo noneho antikirisi azakora ku mugaragaro kuko azaba yisanzuye ntawe ukimurwanya, ntawe waba ashaka kumubuza. noneho kuri rero kuri kuzuye rero nuko ibi byago birindwi bizaba itora ryarazamuka. Abapremirenaliste niko mvuga kuko iyo bageze hagati nabo birabagonga urubanza nabo birabagonga. Oya, turimo turavuga ntabwo tubereye ku ruhande rumwe, turi abapremirenaliste bose nta mfite tandanse yuzuye niko navuze iyo zifatanije nibwo tuzi. Aba amirenaliste, abaposterenaliste n'abapremirenaliste iyo bifatanije nibwo tuzi, iyo bidafatanye nta kintu. noneho kuzura kwawe ubyujuje hamwe, ushaka kubyuzurize hamwe nk'umuntu uzi ngo bitandatu zose ukoresha ukuri ni ukuri. Ni ukuvuga ngo byose ni ukuri ariko bakabyumva nabi, kuvuga ngo batandatu byose ni ukuri kuko niba abantu bavuga ngo itorero ryatanze ibyago noneho birindwi bibiri ku batubaha Imana, hariya byagaragara ko batandukanije itorero yombi kandi mu nzira yose yombi batandukanye kandi abaposterenaliste bavuga ngo umwana w'intama azaza mu bwiza bwe, amahanga yose azatera imbere maze abarobanure bamenya kumenya bazaba bari hamwe. Urumva bondi bimwe gutandukanya n'imyaka ibiri kandi imikino y'ibiri urumva n'imyaka ariko ibyo noneho byose ni ukuri ibice wagongeranye. noneho byuzuye byuzuye nyine bya ukuri kwacyo. Ukuri kwabyo ni esikatoloji yaba ari neza noneho wamara kubihuriza hamwe ugahita ugaragaza abo batandatu bakora iyo batandatu iriya y'abaposterenaliste rero yashyigikiwe na iriya y'abapremirenaliste yashyigikiwe na undi witwa Gary Chapman barafatanyije. Noneho iy'abamirenaliste yashyigikiwe n'uwitwa Abraham n'uwitwa Alice byose ariko byavuye abakozi kwase. Ikibazo cya gatatu, ese iyo ntambara ihuriye he n'izindi ntambara turi kubona hano mu isi? niyo mpamvu iyo ntambara itandukanye nazo izi ngizi ziri kuba ku isi ni ugusaba kwa buramuhanzi hazaba intambara ku isi mu duce dutandukanye ariko hakaba n'imfungwa hakabaho noneho rero n'ubwami butera ubwami n'ishanga rigatera irindi shanga. Ibyo nabyo biragaragara uyu munsi nibyo biri kugaragara ntaho hari na gahunda ihuriye n'izi ntambara zo muri Sudani zo muri Kongo zo muri Isirayeli Izi ntambara zo ziri mu mibiri Yesu yavuze ko ibizaranga imiti ko hazaba intambara, hazaba impuha. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu. ariko nta bimenyetso bya ririya zina Harimagedoni ibyo biragaragara. Ntabwo biragaragara. Urakoze, icyo kirumvikanye cyane. Ikibazo cya kane, ese pasiteri, ijambo gogi risobanura iki? Ubundi goge bisobanura ngo kurenze kurenze ubutware, iriya magoge bigasobanura ngo ubutware. Noneho ukuri kw'iryo jambo bivuga ngo abanzi b'Imana bazakora imyigaragambyo ku iherezo ry'ibihe bashaka kugira ngo bacyure igihe cyabo cy'iherezo
cyane ayo magambo arahari, aravuga ngo ni nyuma y'umuzuko wa kabiri ni abantu bazazuka ari abanyabyaha kandi bazukana umubiri, bazaba bayobowe na Goge kuko azahagurukana n'uburakari bwinshi arakariye umurwa wera Yerusalemu n'ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo ntambara ya Goge na Magoge ntabwo izaba, kuko uzakoma mu nkokora n'umuriro uzava mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazaba biteguye gutera ubwoko bw'Imana n'umurwa wera batari bagera ku ntego yabo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuriro uzaturuka mu muriro ubatwike. Satani ubwe azaba abikiye kunywa muri ya nyanja yakumiro n'amazu irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Aha ngaha ubwo bwoko bwa Magoge niyo buzashirira. Ariko ijambo ry'Imana rivuga gusha kw'abanyabyaha, ntabwo rivuga ko bazasha ngo bashirwe, ko bazasha kuba Uwiteka bisobanura Satani rero uzashirwa muri ya nyanja yakumiro nyuma ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazaba nabo bakiriho bagisha bakibabara na Satani aje kubabarana nabo. Ni ukuvuga ngo nizo mpamvu ngo azayihuramo yabaye ya nyanja yakumiro yarakowe ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Satani ntabwo ari kuzabasanga muri yo, ariko nyuma y'imyaka igihumbi Satani abohowe ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma biri muri ya nyanja yakumiro bizaba bibabara ariko bitarakongowe, kuko bikongowe Satani ntiyabasangamo. Satani nibwo azajugunyamo abasange bwa bwoko bw'Imana. Nabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo ni inyanja y'umuriro n'amazuku aho bazababazwa iteka ryose. Niko bivuga aho bazababazwa iteka ryose. Aha ngaha rero ntabwo bazagera ku ntego. Biragaragara ko intambara zizabaho zo gushotorana kuri Siriya na Turikiya na Irani, gushotora Isirayeli byo bizahoraho. Ariko ntabwo iriya ntambara ya Goge na Magoge y'abanzi b'Imana izahagurukira gutera umurwa wera izagera ku ntego, bitewe n'uko Imana izaba ihari, izatabara kare ibatsinde kare. Ijambo ry'Imana rivuga. Urumva rero Goge risobanura ibintu byinshi. Kaba ako gace k'umwana wo mu rubyaro rwa gatatu rwa Rubeni bwitwa Goge, yaba ubwoko wakomoka bwitwa Magoge, baba buriya bwoko. Ijambo ry'Imana muri Yobu 9:38 aravuga ngo uwo Goge ni Burezi, ni umwami w'Igihoshi n'Igisheki n'Itubali. Ni ukuvuga ngo ntabwo ako gace. Ayo magambo mvuze izo ntabwo ari eshatu zifite ako gace ka Goge. Aha ngaha rero abo bantu baturiye ako gace, Abasiriya n'Abayirani n'Abatiruki, bazahora bakora ikintu cy'igerageza ryo gushotorana n'ubwoko bw'Imana. Ariko Goge ya nyuma y'abanzi b'Imana yo ntabwo izagera ku Koresha gatanu. Ese Goge itandukaniye he na Antikristo? Goge izaba nyuma y'imyaka igihumbi. Antikristo muri Yohana ya mbere igice cya 2:18 avuga ngo n'ubu barahari benshi ba Antikristo, uyu munsi barahari. Muri Yohana ya mbere igice cya 2 barahari uyu munsi wa none. Noneho usomye Abatesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wabo ni uwa 4 aravuga ngo aziyita Imana, azigereranya n'Imana, arwanye isumba byose, arwanye Imana, arwanye abasenga Imana n'ikintu cyose gisengwa. Nibo bazaba bahagurukiye gusenga. Antikristo bisobanura gusenga. Waziyita Imana ahagurukiye kurwanya Imana n'ikintu cyose gisengwa. Aha ngaha byanditse mu Batesalonike igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Ikintu cyose gisengwa. Uwo muntu uzahagurukira abasenga, agahagurukira kurwanya Imana, yita Imana ubwayo, ndetse ahata bamwe kumuramya, ni ukuvuga ngo arwanya abantu baramya Imana, uwo niwe bita Antikristo, na n'ubu yarangije kubaho. Ariko Goge yo ni umwanzi w'Imana, ari we mutware w'abanzi b'Imana uzahaguruka nyuma y'imyaka igihumbi. Satani amaze kumuhoza ntabwo kuko biratandukanye. Antikristo rero ni umutware mwiza ushaka ngo abantu bamuramye aho kuramya Imana. N'ubu barangije kubaho ku isi. Ariko Goge ni sembore y'izina ry'umuntu uzareba Goge, abanzi b'Imana, ubwoko bwa Imana.
bw'Imana nuko bose bakwihana, ariko abazahitamo kurimbuka mu burenganzira bwabo. Iyo uhisemo ntabwo Imana ikubuza. Adamu rero yahisemo, izo mpamvu urubanza ruhari ntabwo rureba Imana ahubwo rureba abahisemo. Ubwo rero ntiwavuga ngo Imana izatwika abantu, Imana izatwika abantu umuriro, Imana izica abantu, ntiyigeze yica, ntiyigeze yica, ariko abantu bazica babo. Iyo binangiye imitima, iyo bakunze bakagira ibyiza, baba bahisemo urubanza rero. Kuvuga ngo umuriro uzabaho ni ikinyoma, ntabwo ari byo byose. Umuriro uzabaho kuko urubanza rurahari, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo twese tuzagaragariza imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe uruhanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa bibi. Wahisemo neza azamukingo, wahisemo nabi azahirwa. Uwo muriro rero azaba wishyuzuyemo. Ni Abakorinto ba kabiri igice cya gatanu. Abakozi Pastor dushaka none abantu bazarokoka izo ntambara n'abameze bate? Muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 8 tubanje no kuvuga ku murongo waho wa 2 igice cya 12 aravuga ngo ariko abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco w'isanzure ry'ijoro, n'abahindire benshi ku bukiranutsi bazakagira iteka ryose. Ariya ku murongo wa 8 aravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya. Ndabaza nti databuja, ikizaheruka ikindi muri ibi biki? Ijwi rirambwira rigendere Daniyeli kuko mu magambo ahishwe kandi akabafatanishije n'isi y'imbere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe benshi bazatunganya, bazezwa, bazanyuzwa mu ruganda, ngo ariko ingozi z'ibibi bazakomeza gukora ibi ntabwo bazabivamo. Kandi ayo magambo ahishwe azahishurwa mu gihe cy'imperuka, ntabwo bazayamenya, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyabwenge bazayamenya. Umurongo wacu, abanyabwenge bazayamenya. Bivuga ngo abantu bose bahishurirwa, bafite ubwenge bahawe n'Imana, bazabimenya. Ntabwo bazasohoka, bazabimenya. Noneho rero hariya ijambo rivuga ngo bazezwa, bazatunganywa, bazacishwa mu ruganda. Abantu benshi usanga batarasobanukirwa kwezwa, gucishwa mu ruganda, ndetse no gutunganywa, kwezwa, gucishwa mu ruganda. Hari igihe hari imbabazi ihoraho mu Rwanda, abantu bakavuga ngo ugiye ku rugendo, ugiye kwambara neza hatagira ucisha mu ijisho. Ako kantu baragakunda. Ndambara ibisha kuko ngiye mu rugendo hatazagira umuntu ucishamo ijisho. Ariko kwezi yajya kugenda gufata urugendo akambara neza n'agasiga. Umukene yamubwira ati mbereza igihumbi amusaba akakimuha. Nkababwira nti ese umuntu ucishijwe n'ijisho kurutaho? Kuko birutwa naho wakwambara ubusa ugafasha abakene ukabona icyo ubahereza, kuruta ko wakwambara imyenda ihenze ntaco uratanga. Kwezwa rero ntabwo ari uvuga ngo ndejejwe kuko ndiba, kuko ntasambana, kuko ntaroga ngo ubwo ndi oya. No umuntu uba gito ntashobora kwezwa. Oya. Umuntu utashobora gutanga niwe bacisha mu ijisho kuruta uwambaye nabi. Abantu bagomba kugereranya ibyo bintu. Bagucisha mu ijisho babuze icyo gutanga, ntabwo bagucisha mu ijisho wambaye nabi, ahubwo babuze icyo gutanga nibwo bagucisha mu ijisho. Ariko abantu bavuga ngo barancisha mu ijisho ninambara nabi, ninambara umwenda wanduye barancisha mu ijisho. Yabagucisha mu ijisho utagira icyo utanga, kuko ushobora kuba wambaye
icoroheje nuko ingamiya yakwinjira mu izuru ry'urushinge. Yesu yashatse kuvuga ko abatunzi batazaja mu ijuru, yashatse kuvuga ko abatunzi batemera gusangira ubutunzi bwabo na rubanda bo batazaja mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amubwiye ngo fata ubutunzi bwawe bugurisha ugaburire abakeneye, yarinze kandi agira agahinda kenshi kuko atari yiteguye gutanga. Abanyabukungu rero nabo bazaja mu ijuru. Nukuvuga ngo tugomba kwigengesera kwezwa kwacu tukakurinda, kuko ni ingingo ya gatatu y'agakiza. Ikurikira ingingo yo gutsindishirizwa, ingingo yo kubyarwa ubwa kabiri, ingingo yo kwezwa ireba uruhare rw'umuntu. Imana ikabimufashamo, ariko ni umuntu witegura. Ntabwo Imana izakubwira ngo uzamusenga uzijyana kubw'ubushake bwawe. Ntabwo Imana izavuga ngo ririmba uzarimba kubw'ubushake bwawe. Ntabwo Imana izavuga ngo soma ijambo ry'Imana kubw'ubushake bwawe. Ntabwo Imana izakubwira ngo tanga ahubwo uzatanga kubw'ubushake bwawe. Ingingo yo kwezwa yanditswe muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 14. Aravuga ngo nimwifatanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, kuko abahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, nk'uko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Bivuga ngo ririya jambo kwezwa ni umuntu ku giti cye, ririya niryo rizakurira abantu mu rubanza. Byabaye akaga gaturuka ku Mana, nk'uko abantu babitekereza ngo Imana izatwika abantu, Imana izica abantu. Nta rubanza rwakabaye. Umunsi w'ikiruhuko, umunsi tuboneramo imigisha, umunsi turuhukiramo